Ikaze mu kiganiro Baho Neza Family Academy. Uyu munsi dufite ikiganiro ahari kuri bamwe ntabwo kiri bubashimishe, ariko kigamije kwiga kuko twiyemeje kwigishanya, twiyemeje gusangira ibitekerezo, tugamije kubaka umuryango wacu, kuko ni inshingano y'umubyeyi wari we wese. Ari cyo ufite nawe gusangiza wakitubwira kugira ngo tujye tugisangira. Uyu munsi rero turavuga ku ngingo tuzi twese ariko irababaje, ingingo yitwa kwiyahura mu rubyiruko, kwiyahura mu bantu. Ariko uyu munsi turavuga ku rubyiruko cyane cyane, tunavuge naho bihera kuko ari ibintu bishobora kuba bifashe mu bwana, bitangira mu bwana bikagenda bizamuka kugeza bigeze mu bantu bakuru. Kwiyahura tumaze kumenya mu Rwanda ko ari ikibazo cyugarije urubyiruko, cyugarije n'abantu bakuru muri rusange. Ugira gutyo ukumva umuntu ariyahuye, umukobwa, umudamu, umugabo, umusore, bitangiye gutera inkeke kandi yenda na kera byabagaho, ariko muri iyi minsi urabona yuko bikabije. Haba hari impamvu rero buriya kugira ngo umuntu afate umugambi, afate umwanzuro wo kwiyambura ubuzima, kiba ari ikibazo mu by'ukuri gikomeye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga yuko byatangaje raporo ku bushakashatsi ryakoze ku bana bari hagati y'imyaka 15 na 19. Urumva ko ari ingimbi n'abangavu. Bavuga yuko kwiyahura ari impamvu iza ku mwanya wa gatatu mu mfu ziboneka mu bana bari hagati y'imyaka 15 na 19. Abo bana baboneka mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Reka nsubiremo. Raporo y'ubushakashatsi bw'umuryango w'abibumbye cyangwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze yuko impfu zitewe no kwiyahura mu bana bari hagati y'imyaka 15 na 19 ziza ku mwanya wa gatatu. Biteye ubwoba, biranababaje. Ikindi kandi rivuga yuko 90% ry'urubyiruko ruri hagati y'iyo myaka nyine, ni ukuvuga 90% ry'urubyiruko ingimbi n'abangavu ku isi yose baboneka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ubwo Afurika irimo n'u Rwanda rurimo. Nanone kandi bakavuga ngo muri iyo raporo baravuga ngo 90% y'impfu zabonetse ziturutse ku kwiyahura zabonetse muri ibyo bihugu nyine biri mu nzira y'amajyambere. Biteye kwibaza, biranababaje. Icyo nagira ngo twibukiranye nuko buri mwaka mu kwezi kwa 10 tariki 10 hazirikanwa ubuzima bwo mu mutwe mu bantu. Kwa 10 kuri hafi n'ejo bundi. Urubyiruko turarufite, dufite ikibazo tumaze buri wese amaze kubona hano muri Kigali. Byo bisigaye ibintu umara igihe ukabona biragarutse, kuva umuntu ngo yasimbutse etaje, bisigaye byarabaye nk'umuco, ariko umuco mubi, umuco ubabaje. Ariko abo ngabo ntabo twamenye. Iyo ukurikiranye amaradiyo cyangwa se n'ibindi bitangazamakuru byandika, wumva amakuru bavuga hirya no hino umuntu basanze yiyahuye, yimanitse n'ibindi byinshi bijyanye n'izo mfu. Bivuze ngo hari ukuntu abantu bariho babona ubuzima bw'iki gihe cyangwa se ubuzima turimo muri iyi minsi, hari ukuntu buriho burushya, kandi abantu bakagira impamvu zituma bihererana ibibazo, bityo bigatuma bafata imyanzuro nk'iyo ikomeye kandi bibi yo kwiyambura ubuzima. Reka tuganire gatoya ku bimenyetso biranga umuntu ufite ibitekerezo byo kwiyahura. Ikimenyetso cya mbere, uwo muntu bavuga yuko usanga afite umubabaro umugaragaraho. Ni umuntu ushobora kureba mu maso ukabona ko ababaye, ibyishimo byarashize, kandi atari ibintu yahoranye, ari ibintu bije mu gihe runaka. Ibyishimo, kunezerwa, niba yari n'umuntu ukunda kujya guseka n'abandi, kujya gukina n'abandi, se niba yari urubyiruko, kwishimira kuba mu bandi, ibyishimo noneho bikabura. Ikintu wari usanzwe uzi ko kimushimishije ukabona
ntabwo kimushimishije, umubabaro ukaba wawusoma mu maso. Bene uwo muntu ntabwo aba akijya mu bandi, usanga atangiye gushaka kuba wenyine, gukunda kuba wenyine, kandi mbere yakundaga kujya mu bandi. Ikindi kimenyetso bavuga kubura ibitotsi cyangwa gusinzira nabi. Niba ari umuntu wajyaga aryama agasinzira kimeze neza, atangira kujya abyuka ata ku mutwe. Ntabwo tuvuze ko ata ku mutwe bose bari bafite ibitekerezo byo kwiyahura, oya, ahubwo ababifite nabo bagira icyo kibazo cy'uko baraye badasinziriye, cyangwa se akajya gusinzira mu rukerera abandi bari babyuka ahubwo, cyangwa se yaryama akaba ari umuntu uryama gato kongera agakanguka. Bavuga ko ibitotsi bye biba ari ibitotsi bitari byiza, bitari ibitotsi bisanzwe. Ikindi kimenyetso habaho mu byerekeranye n'imirire, kubura ubushake bwo kurya cyangwa apeti nk'uko babivuga. Hariho kubura apeti, hari ababura apeti, ariko no mu rundi ruhande ngo hari abashaka kurya cyane mu buryo butari kuri gahunda. Nanone gushaka kurya byinshi cyangwa buri kanya, ariko cyane cyane ikimenyetso kigaragara ni ukubura ubushake bwo kurya. Ugasanga umuntu yatangiye gutakaza ibiro, ibyo kurya yajyaga akunda ntagishaka kubirya, kandi mbere nta kibazo yagiraga. Ikindi habaho niba ari umuntu wari usanzwe akora akazi, umurava wo gukunda akazi, cyangwa se niba ari umunyeshuri ukunda kwiga, ukunda kurushanwa, ukunda kujya mu bintu bitandukanye, ugasanga umurava wo gukunda akazi washize. Abandi barihuta bayitegura kujya ku kazi, ahubwo umuntu ukabona arakomeje arashaka kwiryamira. Umunyeshuri niba abandi bajya ku ishuri, we agatangira kukubwira impamvu zose zituma adashaka kujya ku ishuri. Ibyo bikaba rimwe kabiri, ndetse no mu manota wabireba. Iyo umunyeshuri usanga mbere yari afite amanota meza, ukajya kubona amanota yaramanutse ndetse cyane, mu buryo wibaza impamvu, ugatangira kubyibaza ko hari ikibazo cyabaye. Ikindi mu bitekerezo bye, uburyo areba ibintu, usanga ari umuntu ibintu byose ari bibi, nta kintu kikimuryohera. Mbese ni umuntu icyanga cy'ubuzima cyarangiye. Ubwo abandi bavuga imishinga, abandi bakavuga ukuntu ubuzima ari bwiza, ibi n'ibi ko ari byiza, we ni umuntu uvuga ko ibyo bintu ntacyo bivuze, nta ubuzima se ubundi buvuze iki. Ugasanga muri we harasohoka amagambo yo kukubwira, mbese ukaba wakumvamo amagambo yuko imbere he ntabwo haboneka, ntahareba neza, ibyo akora ntibimuhira, ubuse ubundi ubuzima bumaze iki. Amagambo bene nk'ayo asohoka, wumva ko umuntu ikintu cyo kubaho ntacyo kikimubwiye. Ikindi agira ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima, yewe hari n'igihe abigerageza. Hari ubwo abantu bavuga yuko nk'ubu muri iyi minsi hari ibintu by'iterambere, abantu bakoresha za telefone zigezweho, bakoresha se za mashini bandikamo. Ushobora kugenda ugasanga mu mbuga nkoranyambaga uwo muntu areba cyane, areba imbuga nkoranyambaga zerekana kwiyahura, uburyo biyica, ibintu bakoresha, uburyo bigenda. Ugasanga ni bene ayo makuru agenda ashaka. Indirimbo yumva ni indirimbo zijyanye n'ibyo. Ni ukuvuga muri we harimo ibitekerezo byo kwiyahura. Hari n'ubwo mu nshuti ze za hafi usanga uwo muntu ashobora kunyuzamo akantu, iyo utega amatwi cyane ukumva aravuze ati ariko nyamara umuntu yanda kwiyahura, ubuzima ntacyo buvuze, ubuzima nta nicyo bunamaze. Ese ubundi ubuzima bumaze iki? Amagambo nk'ayo usanga ari amagambo ukwiye kwitaho. Niba hari umuntu uzi ufite bimwe mu bimenyetso mvuze haruguru, cyangwa ukaba warigeze kumva niyo yavuga gato gusa ijambo ryo kwiyahura, uwo muntu ntabwo ukwiye kumureka, ukwiye kumuba hafi cyane, ndetse ukagerageza ku buryo ataba wenyine, kuko ubwo atangiye kubivuga ashobora no kubigerageza. Ikindi cya kabiri, ushobora kubona ugerageje ukamuganiriza ukabona ntabwo biriho bitanga umusaruro wihuse, ibyiza uramutabariza ukamujyana ku baganga babihugukiye, kuko barahari kugira ngo bamufashe. Noneho reka tugane ku mpamvu zitera umuntu gutekereza kwiyambura ubuzima. Ese impamvu zitera ni izihe? Impamvu zibitera, iya mbere bavuga abahanga, bavuga ibiyobyabwenge muri rusange. Hari igihe ibiyobyabwenge byaba kwiyahuza inzoga, kunywa inzoga nyinshi ku buryo ubwenge, cyangwa se gukoresha bya bindi bisanzwe tuzi by'urumogi n'ibindi tujya twumva bavuga biri mu biyobyabwenge, bishobora kuba ingaruka yo gutekereza, kuko ari hatekereza naba ku buzima yabwiyaka, agatangira kumva nta kintu bimubwiye, agatangira kwiyahuza inzoga.
ishobora kuba ingaruka y'ibyo bitekerezo, cyangwa se akaba ari umuntu wagiye mu biyobyabwenge noneho yazashaka kubivamo bikamunanira, ikaba impamvu yo kumva ko ntacyo amaze nayo, ikaba ikindi cyatuma ashobora gushaka kwiyambura ubuzima. Icyo ni kimwe mu mpamvu. Icya kabiri gitera umuntu kuba yagira gahunda yo kwiyahura ni ukubura iby'ibanze umuntu akenera. Ubwo tugiye kugaragara tugana mu byerekeranye mu bwana, abana batoya cyangwa se n'abantu bakuru cyangwa se n'ingimbi n'abangavu. Burya ibintu umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi harimo kurya, harimo kuvurwa, harimo haba inzu, hariho imyenda kwambara, kwifubika, hariho kujya kwiga. Ibyo ni ibintu by'ibanze umuntu wese, ariko cyane cyane umwana n'ingimbi n'abangavu bakenera. Bivugwa rero ko abana biyahura hari ababa baragaragaye ko ibyo bintu babibuze igihe kirekire, cyangwa se hari igihe yigeze kubibona hakaza impamvu ituma yabibura, ikaba impamvu yamutera kwiyahura bitewe n'uko umuntu ameze yananiwe kubyihanganira. Ikindi bavuga gutotezwa cyangwa kugirirwa nabi umwana akiri mutoya, violence cyangwa violence. Umwana ukiri mutoya gutotezwa cyangwa kugirirwa nabi ku buryo bukabije bishobora kumubera impamvu yo kwiyahura, kuko umwana ubundi akeneye gukundwa, akeneye kwitabwaho, akeneye gufashwa. Noneho wa mwana wagafashijwe ukwiye kwitabwaho akabibura, yenda hari aho yagombaga kubibona azi, niba ari umubyeyi we wakaba yabimuha, akaba yamwitaho, niba uri umukorera yicarubozo, yaba impamvu ituma umwana yiyahura. Indi mpamvu bavuga ni gushyirwa mu kato. Guhabwa akato ni ikintu kibi cyane. Ni ukuvuga ukuye umuntu mu bandi, umushyize hariya, ntabwo asa n'abandi, ntakora nk'abandi, ntakwiye guhabwa ibintu nk'abandi. Tujya tubibona nk'abantu bafite ubumuga. Abantu bafite ubumuga bajya bagira akato, uretse ko bagira amahirwe wenda ugasanga umuntu muri warakomeye, ariko ubundi uburyo bahabwa akato n'abandi bantu basanzwe, hari abahabwa akato n'abo mu muryango wabo, amagambo bababwira, hari abahabwa akato n'ababakikije. Ibyo byose bishobora kuba impamvu y'uko umuntu yakwiyahura, kwiyambura ubuzima. Nabyo biduha isomo rero. Ese umuntu kuki umuha akato ko atari bo yariremye? Natwe twongere twikebuke. Hari ibintu tujya tuvuga ugasanga uragira umuntu nabi kandi utazi buri umugirira nabi. Ni ikintu rero cyo kongera kwitaho kugira ngo umuntu amenye ko umuntu asa n'undi. Nanone hari za mbuga nkoranyambaga navuze hari imbere, abana, urubyiruko ugasanga afite amakuru ajyanye n'uburyo bwo kwiyahura. Kuba afite ayo makuru, kuba ashobora kubireba akabimenya, ishobora kuba impamvu yamujyana muri ibyo. Iyo ari umuntu ufite ushobora guhura n'ikibazo akaba yagira intege nkeya, akaba yabyihera ntagire uwo abwira, ashobora gufata umwanzuro mubi ahereye kuri ibyo yabonye. Rero murumva ko hari impamvu zitera abana, abangavu, abasore n'inkumi, yewe n'abantu bakuru kuba bakwiyambura ubuzima. Bibabaje. Nubona umuntu iruhande rwawe, byiteho, urebe amagambo avuga. Nubona hari ibintu byahindutse bisa n'ibituvuze, umwegere. Ahari ushobora kumutabara. Hari ubwo usanga umuntu aba ahantu muri iyi minsi ibintu byateye mu bantu bose bariruka, mwaragenda undi akagenda, umuntu akaba wenyine kandi aba mu bantu. Babyeyi, twongere turebe iruhande rwacu, abana bacu, abaturanyi bacu, abavandimwe, yewe n'abo dukorana ku kazi. Ibyo ngibyo tujya tugira umwanya wo kwita ku bandi, twumva abandi, dutanga akanya undi muntu atubwire, turebe iruhande rwacu hari ubwo ushobora gufasha umuntu kandi yaragiye kwiyambura ubuzima. Ni ibintu bibabaje kubona biri mu bana bangana gutyo, abana bakifite ubujyambere, bagifite imyaka myinshi yo kubaho, igihugu cyaba kiriho gihomba, isi yaba iriho ihomba, n'umuryango waba uriho uhomba, ndetse n'ababyeyi. Reka rero twongere twirebe, twongere tugerageze, twongere dushyiremo imbaraga. Ntabwo ari ikintu gikomeye gusaba gufasha umuntu wakabaye ufasha. Kurokora umuntu ugiye gupfa numva ari ikintu gikomeye kandi kinejeje. Nimuze tube maso bacu, ituka abantu bareba imbere gusa, tujye turebera n'iruhande rwacu. Dushimiye abantu bose bakomeje kuduha ibitekerezo. Niba iyi video yagufashije, ushobora nawe kugira ubundi wayiha. Ikindi kandi niba utari waba mu muryango wacu w'Abaho Neza Family Academy, turagira ngo
tugusabe ukandi hariya hasi hatukura handitse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitaha nawe uzajya ubibona. Murakoze cyane, hasigaye naho utaha, mugire ibihe byiza.